Ubundi Nadia mu magambo make, Nadia ni umukobwa Mm. kandi ni umwana w'imfura iwabo mu babyeyi be. Mm. Nadia ni umuntu wize indimi n'ubuvanganzo, igiswahili, ikinyarwanda ndetse na literature mu magambo arambuye. Hanyuma Nadia ni umukobwa uzwi cyane ku izina ry'umurizabageni, ko asohora abageni, akaba umusizikazi, akaba ajya akora n'ubu MC mu bukwe bw'abantu, ayobora imisango. Amahitamo aragoye, ariko navuga ko njye kwemusinga ndabikunda cyane kuruta gusohora abageni. Si ukuvuga ko byo ntabikunda, ariko impamvu byo mbikunda cyane. Tubwire ijambo bese niyihe nkuru mu jambo ry'Imana, nirihe jambo niwe murongo ugufasha ukawugendera kugira ngo naba twumva batavuga ngo wamutwazanye umuntu. Njye hari ijambo nkunda riri muri Matayo 5:7. Hari impamvu ndikunda njyewe. Yego. Aravuga ngo hahirwa abagira imbabazi kuko nabo bazazigirirwa. Rero mu by'ukuri hari impamvu iryo jambo ndikunda kuri njyewe. Nababwira ngo mu by'ukuri mugerageze namwe mugire indisimbi risobetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima ya benshi. Nzira gusuhereza abansanga n'abo nsanga, nkunda gususurutsa abangana n'abo ngana. Ndi umwari w'umunyarwandakazi, uwabihakana namugusha ishyanga agahaha iby'amahanga kandi amahanga ahanda. Ngayo nguko nguwo umurerwa Nadia. Wenda ku kijyanye no gusohora abageni, uko niko nkunda kwivuga. Ku kijyanye no gusohora abageni, akenshi wenda hari indirimbo abantu tujya duhuriraho ya Kamariza yitwa Lorette, igira iti nyabusa amata ajya amatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda. Imbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Hanyuma se wowe nta ndirimbo yawe wanditse wiyandikiye cyangwa wowe uriyandikiye barayikwandikiye ukunda? Indirimbo yanjye ndayifite niyandikiye, ariko ntabwo irajya hanze. Mu by'ukuri ntabwo ubushobozi bwari bwaboneka bwo kuba twazishyira hanze. Ariko sinzi niba nababwiraho gake. Batubwiraho? Nyaboneka nimuyishije. Wayaririmbaho gake. Reka turirimbeho gake kuko nabyo ni byiza ko mumenya bimwe biri muri twebwe. Mbese uraho nyiri ibibera by'uruyumbu, uraho nyiri umusatsi w'umusereko, nyiri ibyano byamye mama. Twongeye kubasuza inshuti bavandimwe bakunze Impambanyi TV, amahoro y'Imana bane namwe. Amazina nitwa Felicien, tukuri tubahaye ikaze kuba mwafashe uyu mwanya mukakurikirana ibiganiro byacu. Ni iby'agaciro gakomeye mu by'ukuri, tuba dutewe ishema no kuba tubafite muri ab'ingenzi. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma rero munyemerere mu by'ukuri ntanga ikaze kuri mutumirwa wacu dufite hano muri kubona imbere. Reka atangire yibwira abakunzi Impambanyi TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umurerwa Nadia, nkaba ndi umukobwa. Ndumva ari ibyo ngibyo. Mbere na mbere ndabasuje abakunzi b'Impambanyi TV, kandi ndabashimiye kubwo mwabashije kuntumira kugira ngo nanjye mbashe kubana namwe. Okay. Urakoze cyane mu by'ukuri kuba wemeye kuza kwifatanya natwe. Yego. Bibiliya igivuga ngo ikintu cyose, umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo.
Amen. iki gihe rero mu by'ukuri ntabwo ibihe byoroshe, abantu bari kugenda bahura n'ibintu bigiye bitandukanye. Natwe nk'impambanyayo TV turabasuza, ariko nanone tubasaba imbabazi. Mu by'ukuri tumaze igihe kinini ibiganiro bitanyuraho, ivugabutumwa ryacu bisa nkaho rihagaze bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Hari inshingano nyinshi, hari ukubura uburyo rimwe na rimwe, ariko ubu ngubu twaje twiringiye Imana mu by'ukuri ko irakomeza kugenda idufasha itubashisha. Hanyuma rero reka tubasabye imbabazi, ariko nanone tubabwira ngo ntimucogore kudukurikirana ibiganiro byacu, nimujye mucogora gutera comment ndetse na share, ibyo nabyo biradufasha. Hanyuma rero nk'uko mubona turi kumwe n'umutumirwa wacu yamaze kutwibwira, reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Dusengeye uyu mwanya twinjiyemo kugira ngo umwanya mwiza udasanzwe, imbaraga zawe zibane natwe, kandi dusabiye umuntu wese uzumva kino kiganiro kugira ngo kizagere kimuvana ndetse naho kimugeza. Dusengeye umuntu wese ugiye kudukurikira ariko afite ibibazo bigiye bitandukanye, byaba iby'uburwayi ni wowe ukiza, byaba iby'ubushomeri uca inzira mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ari gukora ntibigende neza muri iyi minsi, turasenze kugira ngo utange umugisha mu kazi kiwe bigende neza. Urakoze, turagushimiye Imana, tubisaba kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma Nadia Karame, umeze neza? meze neza cyane, nta kibazo, ndashima Imana. Okay, biragaragara. Yego. Ubundi Nadia ni muntu ki? Ubundi Nadia mu magambo make, Nadia ni umukobwa kandi ni umwana w'imfura iwabo mu babyeyi be. Nadia ni umuntu wize indimi n'ubuvanganzo, igiswahili, ikinyarwanda ndetse na literature mu magambo arambuye. Hanyuma Nadia ni umukobwa uzwi cyane ku izina ry'umuriza abageni, ko asohora abageni, akaba umusizikazi, akaba ajya akora n'ubu MC mu bukwe bw'abantu, ayobora imisango y'ubukwe. Nadia ni uwo nguwo mu magambo make tutarondogoye. Umuriza abageni ni izina wiswe n'ababyeyi, ni agasirino, ni izina ry'akazi cyangwa? Umuriza abageni ni izina ry'akazi, ntabwo ari izina niswe n'ababyeyi. Ay'ababyeyi ni umurerwa Nadia. Hanyuma rero impamvu mbona twakiriye uyu mujene wacu, agiye kujya dufasha kuba kwakiriye mikrofone mfite, ngiye kuyimuhereza, ariko nanjye ndahari ntaho ngiye ku by'ukuri kugira ngo tujye dufatikanya kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugenda neza. Mwumvishije uburyo akoramo, ngo ni umuriza abageni abandi bahoza abageni ariko wakabariza, ubwo ari buze kubitwibwira. Hanyuma wowe uzina uriza abageni uti? Ko abantu baba barabatanzeho ibintu byinshi kugira ngo, cyangwa zari wamutanzeho ibintu byinshi ashaka kumubona ameze neza, wowe ukamuriza bite byawe? Uri gatiki? Nababwira ngo njyewe buri muntu wese agira umwihariko we mu kazi. Navuga ni rero muri cya gihe cyo gusohora umugeni, igihe iwabo baba bamaze kumwemerera undi muryango cyangwa se baba bamaze kumutanga, ariko ntibamutanga kuko atari umwanzi, ahubwo iwabo baba bamaze kwemera ko ajya guha amaboko undi muryango. Rero icyo gihe nibwo mba ngiye kumuzana nyine kugira ngo musohore asanganira imbaga iba iteraniye aho. Mu by'ukuri navuga ko wenda nshobora kuba ari ikosa n'abamukoresha, ariko nanone biba ari byiza kuko abantu benshi barabyishimira. Nyine asohoka, ntabwo ari ukuvuga ngo ndamukubita kugira ngo arire, ahubwo hari amagambo runaka mubwira, ndetse bikaba byanyura no mu ndirimbo kugira ngo abe ashobora kugaragaza ya marangamutima ariri. Mbega ni nko kumufasha gusubiza ibitekerezo by'inyuma, akibuka ibihe bye yagiranye n'ababyeyi be cyangwa se n'abarumuna be n'inshuti ze, agatangira gutekereza ko aho ngaho abasize, mbega muri make. Nuko uba wiswe umuriza abageni utyo. Yego. Hanyuma se mu bageni wagiye usohora, ntawe wigeze yanga kurira ngo ube wamucisha akanyafu? Icyo cyo kiratangaje. Ndibuka ko hari umugeni umwe wigeze kwanga kurira rwose, yihagararaho, kandi yari n'umuntu wanjye wa hafi, ariko bigeze igihe kwihangana burundu biranga, abonye ko nkomeje kumutota, ahubwo
ahita aseka cyane naho kwa guseka bivamo kurira. Yego ariko yabanje kunyahagiza. Hanyuma ari kwemusinga no gusohora abageni ni iki kintu yumvamo gusumbya ikindi? Amahitamo aragoye ariko navuga ko njye kwemusinga ndabikunda cyane kuruta gusohora abageni. Si ukuvuga ko byo ntabikunda, ariko impamvu ibyo mbikunda cyane kurushaho ni uko hari amagambo runaka nkunda bari abasaza bavuga cyangwa se iyo bari abatahira binjiye mu ngamba, ndabikunda cyane, mba numva nyine naguma na nabo ntagiye ku ruhande, kuko hari ukuntu usohora umugeni ugahita nyine akazi kawe kakaba karangiriye aho, ukaba wahita ugenda. Yego. Hanyuma rero uri umukristo? Yego ndi umukristo. Wakwibwira abantu mu by'ukuri wari wabibwiye, ariko babwire ngo mu by'ukuri ukunda ibiki, bimeze gute kugira hano kuri The Sun Studio biba ngombwa tunabikwakirize. Murakoze. Urya iki, ukunda ibihe biryo? Mu buzima busanzwe nkunda kurya imyumbati no kwisomera amata. Ibyo bintu nkunda cyane nyine. Nibyo ngibyo. Nibyo gusa? Ntabwo navuga ko ari ibyo gusa, ariko ibyo biza ku mwanya w'imbere pe. Sawa, ubwo runaka yabyumvishije ari buze kukurabira. Yego. Hanyuma rero dukomeje, bavuze ngo urumuriza abageni, uri n'umuemusi. Abakunzi mudukurikiye Impambanyi TV yica no mu by'ukuri ni ivugabutumwa, kuba dushisha ikiganiro nk'iki ngiki. Uyu ni umunyamakuru tugiye kujya dukorana adufasha kugira mu by'ukuri nk'uko twabasabye imbabazi, tunabiseguraho kumara igihe amezi 3, 4, 5 nta kiganiro dushizeho mu by'ukuri, kandi aba ari ibintu bitari byiza, natwe ntabwo ari amahitamo yacu, ahubwo akazi rimwe n'inshingano n'uburyo byagiye bitugora. Impamvu rero mu by'ukuri Impambanyi TV yafashe icyo cyemezo kugira ngo tubone abandi bantu bo kudufasha, natwe dukomeze n'ibindi, natwe cyo tuhagera rimwe na rimwe. Niyo mpamvu rero twavuze kugira ngo tumumenye neza, mujye mumenya ngo ninde buganira nyuma yo ku rusengero, nyuma y'ibikorwa runaka, ese ubundi uyu mushiki wacu ni bihe bintu abarizwamo. Niyo mpamvu rero tugiye kumuhereza uwo mwanya, kandi mu by'ukuri ibyo akoresha cyangwa se izo mpano zose ziva ku Mana. Burya hari igihe abantu bataje babimenya bakagira ngo umuntu wese iyo yaremwe cyangwa se iyo yavutse hari impano, talent Imana iba yarashize muri we afite. Iyo ugize amahirwe rero ukayimenya iyo talent, mu by'ukuri iragufatika kuzamura, guhuza n'abantu runaka, nubwo bamwe bashobora kubikwangira ariko arabayigukundira nanone. Ni muri ubwo buryo rero mu by'ukuri uyu mushiki wacu twahuye yivugiye twahuye mu bukwe, atambuka neza, n'ubundi harimo byo kuriza abageni kumusohora. Ubwo nari nkoresha ikinyarwanda kiwe atari meyo yakoresha ngo rumuriza abageni, ariko pe yarariza arahogura, ararira, nuko barahanagura. Ariko nk'uko babivuga nyine mu muco nyarwanda, musinumva bari kubivuga ngo umukobwa utarize ngo abazakungura, ariko ayo ni amagambo y'abayemusi nyabo natagira untera amabuye. Bagira amagambo menshi nabo, ariko turabakunda, tunabona no gusuhuza abayemusi bose. Tubabwiye ngo turabakunda mu by'ukuri, mutuma aho muri turi mu birori byacu tutagira irungu, ibitaramo byacu bigenda neza, kandi tukakibakundira kandi tukanabiyubahira. Hanyuma rero yego tukatugubiriza umwanya, ugire kuntu mu by'ukuri utarama, ariko mbere yuko utarama tubwire ijambo, bese nihiye nkuru mu jambo ry'Imana, nirihe jambo, niwe murongo ugufasha ukawugendera kugira ngo naba twumva batavuga ngo wamutwazanye umuntu. Nge hari ijambo nkunda riri muri Matayo 5:7. Hari impamvu ndikunda ngewe. Yego. Aravuga ngo hahirwa abagira imbabazi kuko nabo bazazigirirwa. Rero mu by'ukuri hari impamvu iryo jambo ndikunda kuri ngewe. Nababwira ngo mu by'ukuri mugerageze namwe mugire imbabazi, mugire urukundo, mugire ubumuntu, kugira ngo natwe tuzababarirwe. Kuko umunsi ku wundi turacumura, umunsi ku wundi tuvuga nabi, umunsi ku wundi dukora ibidakwiriye, ariko nyamara twebwe Imana iratubabarira. Yamara kutubabarira twe tukirengagiza ibyo bagenzi bacu badukoreye, kandi nyamara ugasanga ibyo badukoreye na gatonyanga mu nyanja kuruta ibyo twakoreye Imana yacu.
twarangiza tukabacira iteka. Mu by'ukuri ntabwo dukwiriye gucirana iteka, ahubwo dukwiriye kugirirana imbabazi kugira ngo natwe tuzakomeze tuzigirirwe. Yego. Twahirwa abanyembabazi kuko aribo bazagira bazazigirirwa. Amen. Hanyuma rero wowe ugira imbabazi urahirwa cyane rwose. Reka tugusuhuze kandi tunakwihanganisha mu bihe byose waba urimo. Burya Yesu arakoze kandi arakuzirikana cyane. Ibihe urimo byagutungura ariko hari uwo bitatungura, kandi kubyivanamo byakugora ariko hari uwo bitagora. Uwo ni umwami wacu. Ntabwo Imana igitungurwa. Hanyuma rero dukomeza tugana mu bijyo twari tumaze kubwira abadukurikiye. Tangira rero use n'ubibwira ariko muri bwa buryo bwa gihanze bwahoze uvuga bwo kuboriza abageni. Nimba uyu munsi urariza abo ku mpamba simbizi, ariko namwe abageni muze kurira abo ku mpamba muri gutegura gukora ubukwe mu Twitter yakirika. Abageni bo ku mpamba babe bitegura bisuganya navuga ngo babe bashakisha amarira batayafite hafi. Nababwira ni rwose amarira hafi aho ngaho, kandi n'abatayafite rwose tuzayashaka kandi tuzayabona. Nyaboneka ntabwo ari amarira yo gukunguza cyangwa iki. Yego rero ntangira mbibwira mu buryo bwa gihanzi. Ndatangira ngira nti ndaje kandi ndaje ngana igicumbi gicucitse umuco, igicaniro cy'iwacu kizira gucumba. Ndaje kandi ndaje ngana umuco w'iwacu ntugacike. Aho niho ngomba kuba, sinzigera ncumbukura, nzacumbeka iteka. Ndi simbi risobetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima ya benshi. Nzira gusuhereza abansanga n'abo nsanga, nkunda gususurutsa abangana n'abo ngana. Ndi umwari w'umunyarwandakazi, uwabihakana namugusha ishyanga agahaha iby'amahanga kandi amahanga ahanda. Ngayo nguko nguwumurirwa Nadia. Wenda ku kijyanye no gusohora abageni, uko niko nkunda kwivuga. Ku kijyanye no gusohora abageni, akenshi wenda hari indirimbo abantu tujya duhuriraho ya Kamariza yitwa Lorette igira iti Nyabusa amata y'amatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda. Imbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Imbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Karumuna kawe n'agasaza wawe basigiye nde? Imbe nyoko kubyara Lorette aziyambaza nde? Urakoze cyane. Yego urakoze. Iyo ni indirimbo nziza cyane ikunda gukora. Hanyuma se wowe nta ndirimbo yawe wanditse wiyandikiye cyangwa wowe uriyandikiye barayikwandikiye ukunda? Indirimbo yanjye ndayifite niyandikiye, ariko ntabwo irajya hanze. Mu by'ukuri ntabwo ubushobozi bwari bwaboneka bwo kuba twazishyira hanze. Ariko sinzi niba nababwiraho gake. Batubwiraho? Nyaboneka nimuyishije. Wayaririmbaho gake kase. Reka turirimbeho gake kuko nabyo ni byiza ko mumenya bimwe biri muri twebwe. Mbese uraho nyiri ibibera by'uruyumbu, uraho nyiri umusatsi w'umusereko, nyiri ibyano byamye mama, mwari wa mama, uraho senye bisubye misango, mwari wa mama, data na mama bemeye kuguta, Nyabusa we uraho. Urakoze cyane. Yego urakoze. Hanyuma rero Nadia Karame, tubwire
wabyakiriye ute kuba ugiye kujya utaramira cyangwa se ufatikanya n'abandi bantu hano kuri ku Mpamba Nyayo TV? Tubwira amarangamutima yawe, ubyakiriye ute, urumva bimeze gute, ni iki wasezeranye abakunzi b'Impamba Nyayo TV? Mu by'ukuri nabyakiriye neza, ndishimye cyane kuba ngiye kubana namwe bakunzi b'Impamba Nyayo TV. Ni ukuri nishimiye kuba tugiye gufatanya, ni iby'igiciro gikomeye kandi ni ibintu niyumvamo kandi nkunze. Ni ukuri Imana imfashije hamwe n'imbaraga zanjye, ndizera ko ntazigera mbatenguha. Tuzafatikanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho muzadukenera tuzajya twitaba. Kandi ni ukuri ndahamya ntashidikanya ko ntazigera ntatira umurongo wo kubaha Imana ndetse no kuyiyoboka. Hamwe namwe dufatanije nimumfasha nanjye nkabafasha, tuzagera kuri byinshi kandi twifuza bidufasha mu buzima bwa buri munsi kandi bw'abana bato cyangwa se urubyiruko, ababyeyi ndetse no mu zindi gihe. Tuzajya dufatanya kuba mu gihe twabonye abatumirwa tuzajya dukorana nabo. Igihe byabaye ngombwa ko twiga ijambo tuzajya turyiga. Igihe byabaye ngombwa ko twiyibutsa indirimbo zo mu bitabo tuzajya tuziririmba. Cyane ko hari n'abantu batajya babasha kuba bagera ku madini cyangwa se ku matorero ngo babashe kuba bajya gusenga bitewe n'imbaraga nkeya. Tuzajya dufatanya rimwe na rimwe twige ijambo ry'Imana nabo tubafashe. Ni ukuri ndabyishimiye, murakoze. Hanyuma ni iki wafasha abakunzi b'Impamba Nyayo TV? Ikintu cya mbere nafasha abantu bakurikira Impamba Nyayo TV cyangwa se nabasaba, ni ukuri muze mushonje muhishiwe. Hari byinshi bitajyaga bigaragara cyangwa se byasaga nkaho byagendaga bigura intege, ariko kuri ubu ngubu akaba Munyarwanda ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Turahagaze kandi turemye, turashikamye. Muze murebe ibyiza mwahishiwe. Yego, urakoze cyane. Namwe murakoze. Nyuma dusoza ikiganiro tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, gira uburyo ki usezera abantu ariko mu buryo bw'indirimbo ya gospel, nurangiza uvuga ikintu akantu nyine Impamba nyine utanga. Yego, mu buryo bwo kubasezera turakoresha indirimbo, turakoresha amagambo make yayo. Niyo mu gitabo nubwo ntibuka wenda neza ahantu iri. Mu bihenze ng'Uwiteka binyizimagarara. Ndumva wenda twakoresha ayo magambo make tugaboneraho no guherezamo abantu impamba, ntiriwe njya muri byinshi. Yego, ibihe byo gusenga Uwiteka bidukiza impagarara. Mu by'ukuri mu mitima yacu hari igihe tuba twumva umutima wacu uhagaze, twumva byacitse byayobye, twumva mbega imirindi myinshi mu mutima wacu, twumva inyuma yacu hari ingabo zenda kuduhirika. Ariko mu by'ukuri iyo uri kumwe n'Uwiteka ugatakamba ukamubwira ibyawe byose, ukamubwira ntaho umukinze, ukamera nk'umubyeyi, nk'umwana uri gutakambira umubyeyi, cyane ko Imana ari umubyeyi uruta abandi babyeyi bose. Wabura papa, wabura mama, ufite Imana wabaho. Ariko uramutse ubuze Imana ukagira abo babyeyi, nta kintu bakumarira, kubera yuko urukundo rw'abantu rurarangira. Kuri ubu akenshi ababyeyi barabyara bagata abana, ababyeyi barabyara bakica abana babo, ariko iyo Imana ihagaze ku buzima bwa wa mwana aragenda akabaho, agakura, mbega akaba igitangaza, buri wese akamuboneraho umugisha. Rero niyo mpamvu dukwiriye kwibanda ku bihe byo gusenga, tukibanda ku bihe byo kwegera Uwiteka, tukagirana ubusabane n'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Murakoze, iyo niyo mpamba yanjye. Yego, ndabashimiye. Wakoze ku bw'umwanya wanyu kandi no kwemera kuza kwifatanya natwe. Ni ukuri nanjye ndabashimiye, ni iby'igiciro kuba mwampaye umwanya wanyu. Urakoze cyane. Yego. Hanyuma rero wakoze kudukurikirana, tusozera kuri ndirimbo yavuze ngo mu bihenze ng'Uwiteka binkiza impagarara. Ufite ibibazo, utameze neza, fata umwanya wo gusenga. Imana irumva amasengesho. Wakoze kudukurikirana rero, Imana iguhereza umugisha.
Yeah.